Nyashe ntazo nzi. Ngiki? Nyashe ntazo nzi pe. Mani ujye ureka kugira ubw'intambara zazaga umusubirizo nabonaga kwambuka ari ihurizo isoko y'indirimbo yari yarakamye umurabo ukambwira ko wanereranye Reganza hari abatipe bakeneye urundi rukundo hari abatipe bakeneye urukundo nubwo agiye aragiye atanze umwanya ngo icyo utazi Nyashe ahubwo mujye mubivuga nyine imvugo natwe twumva Nyashe ngo nazuzi ntago nzizi ingi Nyashe ntazo nzi cyazenze kuzivuga ariko ibaze ntazo uri kuyobya abanyarwanda ngo Nyashe ntazuzi sawa Yes ndagusuza cyane wowe ukurikiranye 2250 amahoro y'Imana abane namwe aho uherereye hose waba uri muri Amerika cyangwa se mu Rwanda turagusuhuza cyane wowe wakoze subscribe kuri 2250 aho ngubu none twongeye mwamenyereye cyane muri iyi mihanda musanzwe mumubona ni bwari kuza ariko muramuzi ongera wibwire abafana bo kuri 2250 bafana bacu amazina yanjye ni Umuhoza Kevine ndabasuje cyane nabo bari bagukumbuye nayo mbakumbuye wari bakumbuye nakaye gashubazane ugiye kubabwira ngo iki rero udushya two ni twinshi baraza kutwumva ahantu hose baraza kutwumva udushya ni twinshi cyane ariko ngo urasa neza murakoze cyane murakoze cyane murasa neza cyane uko murakoze cyane pe muri kurya ikisi ibitoki ariko hari abantu bajya batubwira ngo ibitoki ngo bituma ngo iki niki ntajye ubwo bituma iki niki bashatse iki niki nyine iki niki nago mbamenye ukuntu ushatse kuvuga nyine bajya batubwira ngo igitoki nicyo gituma ugira Nyashe urazizi akase nawe agiye reka kubesha ko oya Nyashe ntazo nzi ngiki Nyashe ntazo nzi pe mani ujye ureka kugira ngo icyo utazi Nyashe ahubwo mujye mubivuga nyine imvugo natwe twumva Nyashe ngo nazuzi ntago nzizi ingi Nyashe ntazo nzi cyazenze kuzivuga ariko ibaze ntazo uri kuyobya abanyarwanda ngo Nyashe ntazuzi sawa nibyo biri ngo nizo zituma Nyashe ziza neza zikamira neza ngo nizo zituma ngo nibyo bituma mbese uruhu rwawe sinzi impamvu bavuga ngo nibyo bituma uruhu ruba neza iyo biriya cyane ku bantu babikunda ahubwo ubwo numvaga ari nk'amavuta waba wisiga ahubwo ibitoki warunwe n'indyo n'ibiryo urya nabyo bigiramo uruhare ubwo wenda bishobora kuba ari byo ubwo wenda se ni iki nyine bishobora kuba wenda n'icyo gitoki cyatuma usa neza ubwo wenda nicyo cyabigizemo uruhare aduhaye ku mafaranga se turayabaha aduhaye ku mafaranga ubwo weho urabona ayo mafaranga uragumya ko yariya gutyo tu aho gushaka ngaye sindategeka ko ndimo gusaba ndimo ndasaba nyine ushaka ngahe ayo nyine nge ndimo ndasaba ayo tubaha yose murayemera okay nta kibazo uraza kuyahabwa abaye babyumva utayambera kuri kamera ngo yaye uyu uraza kuyahabwa inyuma ndaza kuyaguha hari abantu bajya badohereza amafaranga kuri kamera twava imbere ya kamera bakatubwira ati wambaye ibyanjye warunuwe nese sibyo uyu yashaka kuri kamera tuyaguha kuri kamera twagera hanze tukayakwaka kuko wayashaka kuri kamera ahubwo ndaza kuyaguhera hanze nyaguhe byanyabyo yatahanye ego ngo bimeze gute se mu buzima busanzwe umeze ute tumeze neza wowe n'umukunzi wawe ngo mumeze neza cyane tumeze neza cyane rega wihaye abantu wihaye abantu ndamufite oya icyo kintu wa mukobwa we ibyo bintu si ibyawe byihorere ndamufite byihorere hari abantu bajya batubwira ngo umukobwa wese ntabwo bwishwa ntabwo ari urumugere umva hari abantu bajya batubwira ngo abakobwa cyane baje kuri social media ngo baba bashaka abahungu ayaya
cyane cyane byaje gutangira kwa bano bakobwa b'abastari impamvu ubona bimurika kuriya urugero nga Ketchup yigeze gushaka umuhungu abahuriye kuri YouTube wo muri Amerika. Yego ibyo birakunda none uvuze ko ufite umukunzi hari aba diaspora bari muri Amerika kandi uzamuta babe babizi ndamufite ariko nta mpeta nambaye babyo babimenye ndamufite ariko nta mpeta nambaye umva karanga utanze ongera ugasubiremo ndamufite ariko nyine ubwo mufite mwahita mubibona ndamufite ariko nta mpeta nambaye ese mama uramufite ariko nta mpeta nambaye ngo nyine bitabujije n'uri bugire yerekwa kumva ko nkunze azayishyiremo nta kibazo ni karibu ni karibu emu aba wivi yemu baby nawe urabubyumva arayigendera kubera yuko nta muntu afite nta muntu afite oya ntabwo uramufite rata aramufite ntabwo ari ibyo wumvise ubwo nyine nawe bimuhaye umukoro nawe yumvishije ikibura nyine gutya wa mugani ni ukuvuga ngo ese ni ukubera iki wenda tukiri aho kuki bavuga ngo abanyarwanda bakuru baravuga ngo umukobwa ukiri iwabo yego mbese umukobwa ukiri iwabo yasanga nta mukunzi agira mbese na bino wumva ngo bafite abakunzi ni ukubeshanya kuki icyo kintu bakunda kukivuga umukobwa ukiri iwabo nta mukunzi agira ababeshanya n'undi kandi mufite ni ukuvuga ngo ushobora kubona umutipe mugahurira ahantu runaka mugapanga kuko nyine uramufite ariko nta mpeta nguko ubivuze iri ku mutima iri ku mutima yego mu ntoki ntayiri ariko iri ku mutima oya wijya utubeshya cyambere ibyo by'impeta ntabwo ari byo by'ingenzi nshobora no kuyambara nkagenda nkashaka undi nagera hirya nkayikura mu bundi impeta iri ku mutima cyane ibyo bintu wijya utubeshya kuko twese karibu ntayisubije twese turi abantu kandi tuba tugomba kugira kumva yuko ikintu cyose tugira uramutse uhuye n'umuhungu ufite sheri ugahura n'umuhungu ahantu runaka ufite gahunda ntabwo wagenda ntabwo nagenda byaba biterwa n'ukuntu nawe mumeranye n'uwo dukundana n'uwo mukundana kugira ubone umenye umukunzi wawe cyangwa se umenye umusheri ufite wa nyawe bya nyabyo umupimira kuki bwanyumvira ndetse nawe mbikubwire oya bibwira betse mubwire umwarimu wowe njyewe umuntu dukundana bya nyabyo cya mbere nuko anyitaho akamenya nyine buri kimwe kuri njye nk'ubu ngubu ndetse ubu duheruka kuvugana mu gitondo kongera kumpamagara nimugoroba ntego ni akazi birumvikana ariko n'iyo message mba nyishaka ni akazi ati basuwiriwe uti ego ko biba bigoye oya ntabwo biba bigoye no kuvuga ngo wiribute ako kantu kaba ari sawa cyane umukozi wawe amaze icyumweru ataguhamagara cyangwa wenda runaka amaze icyumweru ataguhamagara ukajya ahantu runaka yarakumenyereje kuguhamagara buri munsi ugahurira n'umutipe mwiza nawe ubona akakubwira ati muko nagukunze akagutera injuga cyangwa se akagutera imitoma nguko tubivuga ngo ugende mukundane ntabwo mwakundana ntiwahita utekereza sheri wawe aguhamagara buri munsi akaba yarageze icyumweru cya mbere ubwo umuntu twatumaranye haba hashize icyumweru tutavugana ubwo n'ubundi ntabwo yaba ahari ubwo yaba aharate kandi hashize icyumweru cyose icyumweru ni kinini ku muntu muba mukundana icyumweru cyose nyine ubwo waba waribagiranye waba waribagiranye cyane none se wenda kuki se utamuhamagara wowe ngiye ngo muhamagare namuhamagara kuki udashobora bibaye biri ngombwa mvuze ni icyo kiba kitari ngombwa kandi namuhamagara nyine ahubwo se icyo cyumweru cyose kirinze gishira gute ngiye utamuhamagaye wenda hari yahuye n'ikibazo wenda afite ikibazo wenda runaka urumva
nubwo uvuze ati ngo n'ubundi ntabwo yaba ahari ntabwo uzi ikibazo yagize. Yego. Oya nanjye icyo kibazo yakigize nabimenya kuko namuhamagara akambwira ati mfite iki kibazo ntabwo mwamarana. Wavuze ati wowe utamuhamagaye. Njye ntamuhamagaye nawe ntamuhamagaye. Hagashira icyo cyumweru cyose. Kandi afite ikibazo. Ahantu haba harimo ikibazo kinakomeye. Kubera umukunzi wawe yaguha ni muherukana kuvugana nga ryari? Ego ndamukanya tumaze kuvugana. Namukanya mumaze kuvugana. Ego. Umukunzi wawe ashobora kumutekereza sibyo? Ego. Ushobora kumva yuko agukunda. Ego. Ngagucya wowe umukunda watagukunda. Ukaza kubimenya yarakubeshye. Wabyitwara mute? Nundi yaba yarambeshye nundi bya byararangiye. Nyine byarangirira aho ngaho nyine nta kundi kuntu nabikora. Ese ntabwo bwatanshaka. Ntabwo wewe uri kubwira abanya. Nyine hari igihe mugomba kugerana ibihe byiza. Ego. Turi kujyana. Mukagirana ibihe byiza. Ariko we atagukunda ariko wowe umukunda. Ukaza kubimenya. Ko watagukunda ariko wowe ewanura cyamukunda. Byatuma utandukana nawe. Ukavuga ati sawa noneho niba utangunze kandi ngenda gukunda. Reka ngende. Cyangwa washaka igituma atagukunda. None se gute wowe wajya gukunda umuntu utagukunda? Akubeshya. Nyine yarambeshyaga birumvikana maze kumenya nyine nyuma ko yambeshyaga gute se ngiye nkomeje kumukunda. Rega hanze hari abatipe bakeneye urundi rukundo. Hari abatipe bakeneye urukundo. Nubwo agiye aragiye atanze umwanya. Uwo mutipe wakenera urukundo byibura wowe wabwirwa n'iki katakubeshya? Twabeshyanya nyine bwo bibaho. Ni Kigali wishaye cyane. Twabeshyanya tu. Ko numva ari danje. Ni hatari nyine bibaho. Ko numva bari danje. Bibaho nyine tu. Ese ubonye ngumukunzi ngicuti yawe y'umukobwa. Ego. Ifite umutipe. Cyangwa se kangiye kubaze gutya. Ufite umukobwa w'inshuti yawe ugakundana n'umutipe amuzi mujyana yo kumusura cyangwa se mwarigeze guhurira ahantu runaka ugasanga ejo wa mukobwa w'inshuti yawe yagiye kuryamana na wa mutipe. Wabyifata mute? Mbere na mbere ngiye ikintu nabikoraho nta kintu wabikoraho nyine byabaye baba bari inshuti ahubwo wagera ukamubwira ati sawa mukomerezaho. Cyane ko ngiye ntatuma umukobwa w'inshuti yanjye twajyana gusura umukunzi wanjye. Ngo? Cyane ko ngewe ntatuma umukobwa w'inshuti yanjye twajyana gusura umukunzi wanjye. Kubera iki mutajyana? Abakobwa bariho ubu bararakaye wana. Hari igihe umwitereramo pasi. Bateye pasi. Nawe aho umujyana kureba umukunzi wawe utamushaka uvuga uti babe wenda niba bari bize bari kuvugana nawe mbe ndi kuvugisha undi. Rero ntago namujyana kureba umukunzi wanjye. Kubera igeze utamujyana. Ndabahuye nabwo bagahura ntabishaka ngewe. Wowe utabizi? Nge nabizi cyangwa tugahura n'uwo mushuti wanjye ndi kumwe nyine natwe nicyo twavuze. Muri kumwe tugahura na mushuti wanjye. Ugahura na sheri wawe cyangwa uri kumwe na sheri wawe ugahura n'inshuti yawe. Ejo ugasanga bari kumwe. Nyine ubwo baba bakundanye babarekera ibyabo nawe ukajya gushakira ahandi. Yego. Ibyo se wowe ukabona byakemuka gutyo gusa? Nese icyambere ubundi niba ukunze umuntu ukabona we ari guca hirya no hino katira ubundi urashaka iki? Katira. Ni nko kwiruka. Umaze gukatira bangahe? Nta n'umwe. Nta n'umwe nambabeshye. Nta n'umwe nambabeshye. Nta n'umwe urakatira? Nta n'umwe ndakatira. Reka tubeshye. Oya nta n'umwe ndakatira.
ukunda kurya ibiryo bimeze ute? Kumana imvange hafi aho. Imvange ikindi ni imvange cyane cyane niyo nkunda cyane. ukunda imvange ibi urugero ese ngumuhanga abahanzi nyarwanda mu bahanzi b'abanyarwanda ukunda ninde washobora kuririmba akaririmbo ki? urumva bigoye ngiye ndirimbe se ukaririmbaho gatoya ariko umukunda bigaragara nyine kuba umukunda ko mbakunda abo nkunda ni abakobwa nabasha kuririmba indirimbo zabo. So kuki ugiye ko ndirimbisha ntabishaka? oya nibyo nshaka kuririmba ni bariya ba Vestine na Dorcas cyangwa nibo nashobora kuririmba indirimbo zabo to. ngaho turirimbireho. Kumara ni ngiye ndirimbo yabo ukunda? ntago nzi amazina yazo. ngaho yiririmbe niba ushobora kutazi amazina yazo ariko yize. man ya ndirimbo ivuga ngo ushyiraho ubw'intambara zazaga umusubirizo nabonaga kwambuka ari ihurizo isoko y'indirimbo yari yarakamye umurabo ukambwira ko wanereranye niyo ngiyo. komezanye andi ntawe nibuka kubera ko uba utahibuka. ntago mpibuka. ese uramutse unywa itabi ni ubuhe bwoko bw'itabi wawe? ko Yesu ntago nanywa itabi. ntabwo urayisomaho? mu izina rya Yesu. nta nshuti yawe irari nk'uri kureba? hapi ntago nanywa itabi. uramutse wisanze muri icyo cyaha wabigenza ute? nakikomakoma naba nsinziriye. unywa inzoga? ntago nywa inzoga. niba utanywa inzoga ntaho wahurira nabo. ntago nanywa itabi ntanywa inzoga. kuki abantu bavuga ngo inshuti mbi inshuti mbi ntawe uyizirikaho inziziri? ntawe uyizirikaho inziziri? Ego cyangwa se bakavuga ngo ihene mbi ntawe uyizirikaho inziziri. ibyo ngibyo ni ukuki babivuga? ngiye kuntu numva impamvu babivuga ni uko iyo ugendeye mu nshuti mbi, iyo ufite inshuti ubundi inshuti ugendera ku byo ikubwira byose. inshuti yawe niba ikubwiye ngo tujya aha ni ukujya aha nyine. niba ikubwiye ngo tugiye gukora iki kuko ari inshuti magara nyine mubwirana byose muragikora nyine. niyo mpamvu imico yiwe nawe nyine ikujyamo. niba witondaga imico yiwe nawe ikujyamo. niyo mpamvu bahita bavuga ngo ihene nziza ntawe uyizirika aho imbi iri. ni ngiye inshuti yawe ukunda abo y'umuhungu ishobora kukosha icyaha ukakijyamo bitewe n'urukundo umufitiye? inshuti y'umuhungu oya ari iy'umukobwa n'iy'umuhungu mu nshuti ufite. ni umukobwa ni umukobwa tu ni umuhungu niyo inshuti yawe? ni umukobwa. kubera iki? ni gike yakujyanamo ukavuga ati uragikoza? ari ikintu kibi namukatira ntago nagumana n'inshuti. kandi nakubaze ngo ni ngiye inshuti ufite wenda magara ishobora kujyana mu cyaha ukacyisangamo ugashobora kubyihanganira? inshuti y'umukobwa ishobora kunjyana mu cyaha iyo ari yo yose haba ari umuhungu ni umukobwa? ni umukobwa. ni ngike cyaha nyine ashobora kugutuzamo wasanga ari cyo ukaba wabyihanganira ukagumana nawe kandi yakujyanye mu cyaha. nawe utegura icyaha umuntu azakora muri cyaha kirakugwirira. ntago utegura ngo kino cyaha ngo yakingwishamo nkagikora. nta cyaha na kimwe yangwishamo ngo ngikore. kubera iki? namukatira mbere yuko ngo mu icyo cyaha nawe mubona iyo defo nabivamo mbere. yego numva nyine ni ibintu bitangaje cyane. yes ubu ngubu murumva tuba tuje hano tukitera amastori mukumva byinshi ngagira dusoza ikiganiro
gira icyo usaba abakunzi ba 250 ba Talent 250. ikintu mbasaba urukundo batugaragariza bajye bakomeza barutugaragarize kandi turabakunda cyane mbese tubari iruhande nta kintu bazabura duhari bashaka story tuzajya tubaganirize bashaka nyine buri kimwe cyose ntago bazakibura duhari ntibazicwe n'irungu duhari. Kabiri ikindi kintu nabasaba kugira ngo tujye dukomeza tubagezeho ibyo bintu byose bakore like share na comment cyane cyane na subscribe. Yes, murumva yuko mukeneye gukora subscribe ndetse na comment hano kuri Talent 250 kandi tuzagora tubagezaho ibintu byiza cyane n'uyu mukobwa azahora azahangaha. Turabakunda cyane. Ciao ciao.